iyo ndege rwose iri hano mu Gicumbi iwacu. Ariko niyo nahawe n'ibi byose nibyo nahawe n'impano ntago nagiye kubihaha. Bose abazi uwo bitaga Korwe wabicaga bigacika baramuzi bose. Twahuye na Sentimari tuyitsinda 11-1 turakomeza za Runyoni. Igihe wasinzemo bingahe? Jye nari mfitemo 3 byanje. Jewe umunsi natsinze ibitego byinshi, jye natsinze ibitego 8. Nabaye muzungu ubu barabona nambaye imishanana kuri pawudu, urabona nakwica ariko sinakwica nagukiza. Sinyora nakupenda sinyora, umuzungu wariho nacheza sinyora, are sinyora nakupenda sinyora. Reka nongere mbaye ikaze mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro bya Yawe TV. Uyu munsi nk'uko mubireba ndi kumwe n'umusore hano udasanzwe. Kwanza reka atwibwire natubwire aho tumusanze ni hehe. Bimeze bite umusaza? Ni byiza, je ndi hano Isave mu murenge wa Save, akarere ka Gisagara, umudugudu wa Gasamba, akagari ka Gatoki. Je banyita Bob Marley niryo zina ry'irihimbano, bakanyita nanone umwami wa Safe ku isoko isuma ubwenge, iterambere n'iyobokamana. Tugusanze ni Save ngiterambere n'iyobokamana. Iterambere n'iyobokamana, dukora n'umurava kandi dutera imbere. Bobo tambeshyurutse mu rusengero ryari? Jemeruka gusenga korona itaratangira, njya mu misa ya mbere Isave ku bwa padiri w'umuzungu, abandi bose baransi no mu rusengero Isave n'ijye mu Kristo wa mbere. Bobo ngira ngo nk'uko barimo barabibona twagusuye ahangaha turi ni mu rugo. Impamvu twagusuye ni ukubera impano nyinshi zitandukanye giye ufite, ariko mbere ko tuzinjiramo ubundi Bobo yakuze ate, yakuriye hehe, amateka ye nayahe mu bwana bwiwe? Ubundi njyewe njyewe nturuka i Musanze, ariko hano ni wabo wa mama, ariko niho nakuriwe, nize primaire Isave mu Gikobwa no muri application, njya kwinjira secondaire mu mwaka w'ibihumbi 2000, mpita njya 5 Kizito, abanzi muri 5 Kizito baransi banyita kabusire ku mupira. Ubwo rero biranga mpita nkomeza Saint Esprit Nyanza, abanzi ku izina rya Korwe ku mupira mbica bigacika kuri stade ya Nyanza. Mpita nkomeza njyewe nca groupe scolaire do Bigugu, aho 2004 igikombe cy'igihugu cyatwarwaga mu rwego rw'amashuri makuru interscolaire. Nari ndi kumwe na bitwaga ba Dolphe, ba Yumba, Petit Muronda, ndi kumwe na ba Gashugi Abdul Karim, Petit Juma. Ubwo ngubwo ncenda nakomeza nja muri shinero ya APR, aho twakoreraga Kigali, dutozwa na koca bitaga Rudifu, nabwo biza kwanga. Nja no mu ntare kwa Katibitu, nabwo biza kwanga, ariko kubera ubuzima tala yanje nyine isa nk'imfubye kubera nta mikoro make. Uvuze hano inzira ndende wagiye unyuramo, ariko reka tuswe n'abasura inyuma gatoya. Watangiye football wiga hehe, uhavute, amateka yawe nayahe muri icyo gihe? Ubwo nje natangiye football mu mwaka w'ibihumbi 2000 niga muri 5 Kizito. Ndibuka waradushinzwe neza, umurundi mwiza Ntamagiro Jean Bosco, ni nawe diregiteri niba ntibeshye wo mu Biragi hano Butare. Ariko noneho hano byaje gupfira njyewe, kubera urumva nigaga ndi wabo wa mama, hano byaje gupfira ngeze mu gihembwe cya kabiri mu mwaka wa 2 secondaire. Ubwo twararyamaga muri doro, ibintu bigacingura bikanjwibura, nkitura hasi nkirumagura. Ubwo bakasha bagasenga, bamara gusenga nkabyuka nafunaguritse, bakancana mu rugo, bakanyondora nanywaga icyayi kirimo umugati, bansuka kubera ururimi rwari rwarashwanyaguritse. Ubundi nkaza nkamara mu rugo iminsi myinshi, n'ibizame hari igihe byakorwaga nari bakabisubirizamo tutangiye kongera kwiga, nabo byari byarabayobe. Ariko amakuru mfite nuko wari umuhashyi ngo wiga gutishyura minerivare kubera ko wari umuhanga muri football. Wakinaga wowe mwanya ubundi?
ubundi jyewe nakinaga namba nefu ariko jyewe ntago navaga mu kibuga jyewe natsinze igitego byaba na byinshi nkabirundamo byose nari mfite tari idasanzwe kuko bose nabo wasangaga bavuga koko dore umukinnyi wacu. hanyuma wenda watangiriye Saint Kizito uhavuye werekeje hehe? Saint Esprit Nyanza ku bwa animateri bigage nkinana n'abitwaga ba Olivier ba Gadi niwe wari golikipa n'abantuze n'abaperere twariganye n'abazibiti abo twitaga bazibiti ewana wumve ngo Nyanza nagiriye amateka meza kuko ndibuka ikipe ya mbere twahuye nyigera Nyanza twahuye na Materi Day tuyikubita ibitego 3-0. icyo gihe wasinze mu bingahe? Jye nari mfitemo igitego kimwe cyanje kuko nari nkiri umushyitsi nyine ntarigaragaza ariko bitwaga ba Mireye mbese ni benshi cyane nyibuka urumva 2003 ni kera cyane ariko bose abazi uwo bitaga Korwe wabicaga bigacika baramuzi bose. hanyuma icyo gihe uvuye Saint Esprit uherekeje mu ikindi nongeraho kuko jye ndibuka dukora umunsi mukuru wa Roho Mutagatifu ndibuka jye navuzaga ingoma ndi n'intore abo twabyinanaga bose harimo ba Gadi na bene wabo na ba Mireye bose bamenya Korwe wari uriwe na ba Patrick ku mateka twakiranye bose bamenya. hanyuma uvuye Saint Esprit werekeje hagana he? Mvuye Saint Esprit jye nahise nerekeza groupe scolaire do Bigugu ku bwa Ziherambere Anastase niwe wari directeur. Ubwo noneho adushyira mu nzu bitaga Sekafa yari yarokirise ari ba Dorofabo ari ba Yumba Kayite Petit Muronda ari ba Gashugi Abuduri Karimu Petit Chuma abo bose n'abandi benshi n'abacimulusi golikipa n'aba eme muramuzi na Kimisagara nawe yari golikipa eme na Kimurusi nibo bari ba golikipa. Ubwo turakina tugeraho ubundi ndibuka tape ya mbere twahuye na Saint Marie tuyitsinda 11-0 turakomeza za Runyo. icyo gihe wasinze mu bingahe? Jye nari mfitemo 3 byanje. Ubwo turakomeza turakubita tugera ku rwego rwari Gikongoro tuba ba mbere tuhura na Afitanye kariya stade Nyagisenyi batuzanaho amariganya tujya kurekarama muri Minisiteri y'Uburezi babona Afitanye yakoze amafuti. Ubwo duhita dutangira turakomeza noneho tuba tugeze DCM kimwe cya kabiri. Ubwo duhita tujya Gitarama baratombora Saint Marie groupe scolaire do Bigugu gahe yo mu Mutara nanusa na Nyemeramihigo zo ku Gisenyi tuba tugiye muri DCM division tugiye gukina kimwe cya kabiri ya Venendezi nako plutôt groupe scolaire do Bigugu na gahe yo mu Mutara Saint Marie Kigali na Nyemeramihigo zo ku Gisenyi. Nyemeramihigo ziratangira zirakina zikubita Saint Marie 2-0 witwaga Ngabo kapiteni witwaga Ngabo wa Saint Marie yarazamutse 2 arabyishyura bajya kuri penalty Nyemeramihigo ziba zivuye mu bwo groupe scolaire do Bigugu nayo bitakayemo na gahene yo mu Mutara tubakubita itrike beta tokobosa final rero. icyo gihe wasinze bingahe mu mukino wabahuje na Gahini? Nari mfitemo 2 byanje. Ubwo ngubwo noneho burumva final yabaye ya groupe scolaire do Bigugu na Saint Marie y'i Kigali ko hari 2004. Dore rero ngo umupira ifuri buragatebo 0-0-0-0 final pawe ya mwinshi biciyemo groupe scolaire do Bigugu igikombe kasu
icyo gihe ubundi nakubise pase Gashugi Abdul Karim wa Rudolph arawufenta Gashugi Abdul Karim bawo tuba dutwaye igikombe gutyo. hanyuma ikindi gikombe waba ufite cya interiskolere ni ryari wari uri gukina muri iyi kipe? nta kindi gikombe cya interiskolere. Ufite igikombe kimwe cyonyine? ahubwo ukuntu byari bigenze twarahise tumanuka Nyamagabe, ubu basigaye bahita Nyamagabe, bahita bafonda ya kipe yitwaga Amagaju ngo yari iya kera, ariko tugakora itarajya muri deuxième division. Njye mbona birandambiye n'ubuzima bubi nyine bwo kubaho negarukira inaha bo barakomeza. Niyo mpamvu Adolphe bakundukije Petit Beri Bebe akiri yenda mu Magaju na Yumba, nanje mba ndiyo, ariko byaranze ubwo mpita nijamukira nishyira safi ndavuga reka nkomeze impano yanjye, ndumva igikomeje impita njya muri junior ya APR nyine. tutaragera mu aho ugiye gukina muri junior ya APR, umuntu yakibaza Bob amashuri yagaruye, warangije segonderi cyangwa agarukijemo hagati? Njye rero icyo ni ikibazo cy'amatsiko yanje, kuko icyongereza ndagerageza, igifaransa ndagerageza, ariko icyo navuga njewe nize kucanika ndangiriza ku Ruhanya. hanyuma ariko nka ba star wasangaga abantu mwabaga muri aba star mu Kigali mwateretaga abakobwa beza? Nje rero reka nkubwize ukuri, nje nafaga mu kibuga bampa amabizu, ariko ntazi bya bizu ibyo ari byo, kuko iyo nza gukunda bizu cyangwa se ya ndirimbo bavuga ngo umwineneko, ntabwo mba nkiriho njesha kare. Ibyo ntabwo wabikozwaga? Reka sinabikozwaga, ahubwo njewe nikundiraga nyine kugira ngo nisekereze abantu. Aho nigaga hose bose wasangaga banyirunzeho bishakira udukoryo twanjye, mbasetsa bishima kuri murare. Rero nk'iyo twajyaga kuri murare, igisikawuti abasamere iki byose, abakuru waruje wasangaga murare bashaka ko Bob yayizamo. hanyuma rero murare wabaga uri imbere n'udukoryo umaze kutubwira turi buze kugarukaho mu kanya. Reka twikomereze urugendo rwawe muri football. Wavuye muri interiskolere ugiye gukina mu academy, ho urugendo rwatangiye rute, waje kurusoza gute? Dore ukuntu byaje kugenda rero junior ya APR, ubwo jewe nabaga hano mu Nyakabanda kwa Marume, ubwo nkajya gukora imyitozo hano Kigali ku bwa koca Rudifu, ndakora pe aranyishimira, nanambase kazima tukavugana nkubahiriza imyitozo uko bikwiye, ariko akadutoza ati icupa rimwe pana no kujya mu ndaya, byubahiriza. Ahubwo dore cyaje kuntera umwaka ni kimwe, junior zaje kuvaho ngo amikoro abaye makeya, ngo tuzihagarike hakine première division gusa pana amajunior. Ngo nahise manuka inaha mu majepfo, mpita njya kwa koca Katibito. Ubwo nasanjemo Kimasa, uriya wakiniye Mukura twitaga Kimasa, n'abandi benshi. Ubwo ngubwo koca Katibito aranyishimira, nkajya nkora imyitozo, ariko nkabona nta intere n'ubuzima bubi mbayemo. Urabona transport kuva hano Isave kongera, narategaga tagisi yari 300 nkagera kuri stade Kamena, kugaruka nkagaruka n'amaguru ku Matize. Ubwo ngubwo noneho njewe mbibonye gutyo mbona nta intere zirimo, mbivamo mpita nkomeza. Noneho njya gutestinga Canisius, koca wari wa kabiri wa Mukura ku bwa Munyankindi Jean Paul, musaba keya mgiye kubona mbona nayo mbona ntago bivamo. Ndavuga rero njewe kuva nta bishobozi na transport zinshiranye n'iki, ndavuga nta kibazo, jewe ngomba kuyamanika. Ubwo si yo mpano yanje, nzafata isuka njewe mpinge kubera isambu yo kwa nyokuru nyine, mpinge n'ikigori bibi byo nikira gute, bibi byo bigenda gutyo nyine nzima gutyo. Ariko iyo biba nka kuriya bavuga ngo academy kaje, ntawe ari kunanga mu academy, bumva nk'ini Burayi. Ubundi jewe bavuga ko ndenze Lionel Messi cya Ronaldo.
hanyuma wenda umuntu yumvisha ibyo bintu ni ibintu bibabaje kuba nk'uwari ufite impano ubushobozi bukabura wenda byatewe n'igihe twari turimo ariko ubu nibaza ko abafite impano bakazigaragaza babasha gukomeza ni nk'abaye bakinnyi wibuka mwakinanye wenda uvuga ati bari ku rwego rwo hejuru aba ngaba twahuriye mu kibuga baranzi wenda abona atsinze ibitego abona agoye muri defense ni nk'abandi nk'ubu nk'umukinnyi nibuka yenda w'umukire uretse ko yenda we yabivuyemo ubwo nyine mureti nk'uwitwaga Gilbert numva ngo ni we nyiri Horizo warananzi neza nabakubitaga ibitego 10 ndi jyenyine ndi umwana mutoya kandi noneho n'ubu ngubu nje mu ndeba gutya nje n'ubu ngubu nshyize muri lokal kama recuperation gitondo korosi nimugoroba gukora kuri baro yenda icupa rimwe ewana n'abano bakinnyi bose bakina mu Mavubi nta n'umwe wajya unanga gutera igitego kandi itara yanjye numvaga mu mutima jye numvaga ko ikipe y'igihugu nzayigeza mu gikombe cy'isi biza kumfubana gutyo. hanyuma wenda umuntu yakibaza n'inzira ndende wagiye unyuramo Bob nk'umuntu wenda wabuze ubushobozi bwo kuba yajya mu ikipe ikomeye kubera nta bushobozi nta mwana ufite kugeza ubu ngubu nje sinje kukubesha mwana w'umwana n'umwana ntawongira hanyuma se kutubaka urugo kugira ngo urebe ko wenda wazabyara umwana akazakomezanya iyo mpano yawe buriya rero reka nkubwire nta wanga heza arahabura buriya njye Bob uko bambona bose benshi barashatse nje ku myaka yanjye igenda uw'umunani njye byarambabaje nta mwana nta mugore nta n'uwo nateye inda wapi ariko nje Bob amusore ngira ngo twerekeza tuva kuri kariyeri yawe muri football ndagira ngo wenda usuhuze nk'abakinnyi nka batatu uvuga ati uyu nguyu twarakinanye wenda by'umwihariko ku bakiri mu kibuga kugeza ubu ngubu byo mukinnyi wa mbere nemeraga wakinaga Mediane akankubita ewana pase kuri 7 nkazamuka mbatucuma bawe kinjira wa mbere ni Gashugi Abdul Karim Petit Juma wa kabiri na Adolphe Bakundukisi wa gatatu wadukiniraga defense uretse ko yaje kuba umwataka ni Petit Muronda noneho tugereye Nyanza buriya umukinnyi nemeraga ni Auguste wari kapiteni wacu muri Saint-Esprit yenda n'abandi bose bakinnyi kandi rero kuba nzi neza na Maison de Jeunes nazaga kuyitoreza ariko batazi uko nitwa ahubwo hari n'agakipe kashaka kumfata urabona muri hariya Maison de Jeunes baba bakina tape par tape hari n'ikipe yashatse kumfata icyo gihe ngo yazanaga ijana ngo ryo mu isanduku ariko bivamo ariko abafutubareri bose Enzo Bebe wa mugane wa Jay Paul Tafugenge n'aba Pifura n'aba Bulldog n'aba Fireman n'abandi bose buriya nta kibazo yige umugisha ku Mana wa mugane wa muhanzi. hanyuma tutarava aho ngaho tubwire nk'ibihe wumva byakuryoheye mu gihe wari uri mu kibuga ugataha ngaha rwose sinshobora kuzabyibagirwa ni ukuvuga ngo ibihe byose haba mu mwaka w'ibihumbi 2000 niga Senkizito haba 2003 muri Saint-Esprit haba 2004 groupe scolaire d'Obigugu ibyo bihe byose byari show ndishakari igihe watsinze ibitego byinshi mu mukino umwe n'iryari watsinze bingahe jewe umunsi natsinze ibitego byinshi igihe natsinze ibitego 8 icyo gihe wakinaga n'ihe kipe nakinaga na Immaculée Conception iri gukina n'ikitwaga Louis de Montfort ubu yitwa Senkizito hanyuma rero Bob urugendo rwa football rurahagaze wigarukiye mu rugo hano isave hari naho twagusanze ubuzima bukomereje mu buhe buryo ubu ngubu urimo urakora iki ubu rero dore nyuma y'ibyo bihe byose jewe ukuntu naje kubikora dore mama yakije gutya abavandimwe bose kasu barapfa ubwo hasigarana imfubyi
hasigarana imfubyi nyinshi cyane. Noneho turibaza zino mfubyi ko nduzi nta kirengera zifite, zizarya ikigori gute, zizarya ibishyimbo gute, zizajya mu kwa rubanda. Njye nahise nyamanika ndavuga ati jye Bob ati nemeye guhinga, ababibona bose dore mfite amabavu y'insuka, nemeye guhinga abana bakure, ndabarera rwose, mbakorera byose, ariko ikimbabaza kugeza kuno munsi bose barakize, ariko nta ntungurira n'ifege yo ku. Birababaje nabyo, ariko noneho reka noneho twigarukire kuri twa dukoryo watubwiraga. Abantu ndibaza bafite amatsiko, ubundi utwo dukoryo ni utuhe, two batangiye kudukora ryari, byaje bite? Ubundi hari umuhanzi ujya uvuga, ariko buriya ni uko mwumva cyane. Hari umuhungu ubuvuga, hari umuhanzi uvuga ngo ni Jay Paul, sibyo? Ngo kubaka izina si imikino, sibyo? Ngo baca akobo gaca akanzu, ngo baho neza burya ntabwo izakwima iyo yaguhaye. Ubwo iyo ni freestyle nkeya, ariko njyewe nshaka mba umuzungu nkavuga kizungu, iyo nshaka nkina kadansi nkitwa madenesi, iyo nshaka mba shakari kombati, kandi nkaba umwami wa save ku isoko isuma ubwenge, iterambere n'iyobokamana. Njye nabakoreye udukoryo twinshi dutandukanye. Reka nze mbanze nkwereke agakoryo kamwe, iyo nabaye umuzungu, iyo nabaye shakari, iyo nabaye na teta nkitetera. Twagiye aho ngaho, abantu bafite amatsiko yo kureba ibyo bintu bimeze gute. Ibyo bintu rero wabibona nyine, buretse ndaje mbereke, buretse mbanze niherere gatoya mbereke. Hanyuma rero Bob, ndabona ugarutse mu isura nshya, abakunzi bacu nizere ko bagiye gutangira kubona twa dukoryo twababwiraga. Ubu ngubu rwose Bob, urabona ubundi iyi style wambaye ni bwoko ki? Ino style yanje bayita gakondo, bayita freestyle from Bob, from hero, from safe, it's okay Bob shakari kombati. Ubwo ndi kubireba ndabona wambaye ni iribaya n'imishanana. Hanyuma rero iyi style kuyambara wabitekereje ute kugira ngo arizo kuba wambaye? Ahubwo rero buriya nuko nagira ngo rwose mubone ko nanjye mberewe, ngo nanjye nari naberewe, ariko noneho buriya ntago wabonye agakoni k'abasaza. Dore agakoni k'abasaza. Hanyuma aka kantu abantu barimo barakabona hano, aka kantu ni agaki? Uyu ni umuhoro w'umunyarwanda w'abanyarwanda mu Rwanda rw'abanyarwanda, karande gaturire k'abanyarwanda. Ngira ngo akari kamwe muri mu dukoryo ufite, noneho akandi ni akahe? Ndabereka n'utundi twinshi cyane ntabwo barabibona buriya. Nabaye muzungu, ubu barabona nambaye imishanana, kuri pawudu urabona nakwica, ariko sinakwica nagukiza. Ubwo rero niyo mpamvu banyita Kimiruwaka, kuko nanjye banyita Kimiruwaka. Ahangaha ngira ngo Bob, murashobora kwibaza, ubundi hari igihe tubona ibintu ugasanga ni umuco gakondo, cyangwa ugasanga ni ibintu umuntu yarazwe wenda n'abakurambere. Wowe uyu muco uwukomora he? Uyu muco gakondo rero naho kuye iwacu mu Barera, naho ni iwabo wa mama. Ngenda niho nakuriwe, ariko n'iwacu muri gakondo baranyubaha, mufite amasambu, bafite amazu n'ibitari niko bavuga. Ariko noneho dore ino ntebe ya nyarwanda, ino ntebe nyarwanda mubona, iyo niyo yanyicaritse ku gicumbi hano iwacu kwa mama, ikampa n'iyi nkoni y'abasaza, ngo nkundemo umusaza simbura abasaza ba kera bahozeho kandi n'ubu bakiriho. Hanyuma rero reka dukubite tubangura, utweke agakoryo gakurikiyeho, abantu bakomeze kubona. Agakoryo ngiye kubereka gakurikiyeho
ni umusaza wambaye karuvati agasubiraho nako ndakabereka ntibagire amatsiko cyangwa ndabereka njyewe Shakari ariko hari izina nari nibagiwe kubabwira ko banyita Shakari komba. ariko dusubiye aho ngaho inyuma gatoya hari izina batubwiye witwaga uri i Nyanza ririya zina kuki bari kwisa ubundi? Korwe rero kunyita izina rya Korwe ry'i Nyanza muri Saint Esprit ni ukuvuga ngo hari umukinnyi wo ku bwami bw'abakera urumva nari nkiri umwana ngo hari umukinnyi bitaga Korwe ntarabaho mbese bitaga Korwe ngo wakinaga nkanjye niyo mpamvu bahise bampimba Korwe ubundi izina ryanjye bwite ry'amavuko ababyeyi banyise Nishimiyimana Jean Marie Vianney. ngira ngo hari umukecuru hano twunganiye avuga ko Korwe ari umukinnyi wakinaga nkawe ariko ngo yabaye ku gihe cy'ubwami bwa Rudahigwa. Korwe ngo ni umukinnyi wakiniye ku gihe cya Rudahigwa ngo wakinaga nkawe. ubwo rero jye baje kumbona banyita Korwe noneho nza kubabaza se kuki munyise Korwe barambwira ati hari umukinnyi w'ibwami bwa kera hano i Nyanza ku Gicumbi ati witwaga Korwe ati yakinaga nkawe ati niyo mpamvu tukwise Korwe nuko byagenze kwitwa Korwe. Reka rero dukwiye tubangura n'uwo twagiye ugaruke wambaye karuvati. Karuvati sindayambara nambaye imishanana ariko karuvati yo baraje bayirebe karuvati y'abasirimu karuvati y'abaciye bugufi mbese ingeri zose abakecuru abana abasore mbese n'abateta. Twagiye boretse rero noneho n'imishanana bayibonye niryo rero bita nyir'imishanana ntago navuga ngo iyi ni suna kuko jyewe Nshimiyimana Jean Marie Vianney narabatijwe ndahazwa ndanakomezwa mfite ingabire 7 za Roho Mutagatifu. Reka rero njye kubereka karuvati buretse gatoya. aha twakomeje rero n'udukoriyo twa Bobo hano nagira ngo murimo muramubona mu mwambaro mushya none n'uruhu rwahindutse. Bobo bimeze bite? Ndabona ndi umuzungu reka sinzahora ndi umunyarwanda. Ese ngira ngo nyine uvuga n'uruzungu abantu bavuga ati ntago ari umuzungu ku ruhu gusa. Aha enzo bebe tough Bob Marley Shakari combat from hero from Safi ariko hari abatumva ikirimi cy'abazungu ubundi jyewe ndi Shakari combat umwami wa Safi ku isoko isuma ubwenge iterambere n'iyobokamana dukorana n'umurava dutera imbere Kirisiya ya mbere ivanjiri yabanje kuri Safi abazungu nibo bayizanye urumva sha mwana. Noneho rero nagira ngo tubwire iyi style noneho uzanye ni bwoko ki? Iyi ngiyi style rero iyi bayita teta. Are signora nakupenda signora umuzungu ariona cheza signora are signora nakupenda signora je banyita papa signora ale mama signora ale signora ale signorita banyita Shakari enzo bebe ubwo nemera jewe Jay Polly iriya timu ya Jay Polly ndacyariho ndahumeka ntabanteye agahinda ndacyari kisugenza muri muzika ndacyariho ndahumeka kasi ubu ndi umuzungu ahubwo bivuga ngo byaje ko mbese ni muri miracle abarikanjeri barabizanye nari umuzungu wenda kubeshya nkaya nyine umuzungu si umuzungu wamurebera ku ntoki kandi gakoryo
kandi gakora ngo nawe ufite ubushyuhe ngo nabwo dore disi ngo afite ubukonje ngo n'abandi bafite ubushyuhe ngo nabwo bafite ubukonje ngo nabwo bafite karuvate ngo nabwo yabaye umuzungu yegwe sekandore nkukiriho n'uwo bita sinyora wa muziki bita sinyorita are sinyora ese kuki musinyora are sinyora ngaho makandishe nyine mwereka ngo muturanyi mubi uwo ni uw'iwacu mu njarugo umuturanyi mubi arutwa cyane n'ikigunda arashaka ko nsibujumba amatoranyi mubi none reka ngukubita kandi noneho kawotsi jefo umarira umwami wa safe niba utamvonye uyu munsi urabiseseye amajoro n'imbeho nyinshi ntuye mu bigunda banyita uko nabaye nabyo urabiseseye none reka tuhazagire none gesa kari komvoti genda umwami wa safi ku isoko isuma ubwenge. aha turakomeje rero dukuriye twacu nk'uko murimo murabireba umusore wacu Bob noneho ndabona yahinduye masike yakuyeho wa muzungu w'ubu ngubu yagarutse ari Bob twatangiranye umunyarwanda wo mu banyarwanda ubu rero uko mubona sakari kombati ubu sinkiri umuzungu ndi umunyarwanda rw'abanyarwanda ubu rero ngiye kwiyambarira karuvate murabona njyewe noneho niyambariye ikoti kandi ikoti rigendana na karuvate karuvati ugiye kwambara ndabona ari akantu kadasanzwe iyi karuvati noneho ni ubuhe bwoko ino karuvate rero bayita mihebero Elias Teta ubwo rero nabereka ukuntu bambara karuvate reke zimwe z'aba abandi bavuga ngo nari umusirimu kagenda nyakatsi ubwo rero nyambare murebe mwese karuvate yanjye kanyambara murebe mwese to ni gutyo ni kosi nta miyaga ni kosi murabira mwese uko mbikora murebe ko murasafu murebe dore karuvate yanjye disi we byagezemo karuvate n'ikoti ryiza karuvate n'ikoti ryiza karuvate yanjye ngira ngo nk'uko turimo turareba hano karuvati yawe mugani wawe ni igihanduzo n'uruhu washyize muri butangaje oya si uruhu ni karuvate nawe urabeshya dore karuvate ku ntebe iteye neza none sinambaye ikoti ntabwo biruzi none se umuntu ashobora kubireba gutyo yakibaza impamvu ushobora kwitobora gutyo ntagire n'amaraso ava biba byagenze bite niko nabaye buriya rero reka mbabwire bamugane watewe ngo hari ibyahishwe abanyabwenge bigasobanurirwa abaswa kugira ngo hatazagira bireta ubwenge bwabo hari n'ibindi utabasha kubona kandi nagukorera nawe ukabyibaza cyangwa se noneho mu bandeba bose ngo hazajya urubikora noneho arware kanseri y'umuhogo bamubaga umuhogo ndeko ahumeka hanyuma rero ndimo ndareba ni igikwasi washyize mu ijosi na karuvati ifungishwa n'iki karuvati rero yanje bayita teta nayo byose ni teta ubundi kuri ngewe hanyuma ibanga nirire kugira ngo ubashe gushyira iyo teta yawe ntubabare ntagire n'amaraso ava none se urabona hari amaraso yavuye ntaze ko bapfuma umva reka nkubwire ibanga rero nibyo ntazi nawe ari kanseri
ni abarikanjeri. uri umugaturika ubundi wowe ufite ingabire zirindwi zari umutagatifu, ntabwo se kuki utazi abarikanjeri? wari uri inyuma y'ishuri. noneho hari nk'umuntu utari umukatolike utazi abo barikanjeri, wenda wamusobanurira ko abarikanjeri ari bantu ki? abarikanjeri rero ni abantu batwuzuzamo roho mutagatifu, bakumva ko buri kimwe cyose cyashoboka kandi kubera Jesus. ni abamarayika ariko niko bari kumbwira hariya. none se ku ntebe y'abatagatifu n'abamarayika ntibaba bahari? hanyuma rero Bob, ibi bintu wabyize ute? wabyize ryari kugira ngo ushobore gukora karuvati nk'iyo ngiyo uyifatishe mu buryo nk'ubwo ngubwo? nabyigiye ku cyanika ku muhanda. nabyigiye ku cyanika ku muhanda ugikobora. ku cyarokobora urahazi? ntabwo mpazi. none se ubwo kuki utahazi urashaka kumenya ibyo utazi? ese umuntu yamenye ibyo azi gusa? bizakuzindure. impakwereke ku muhanda ugikobora ku muhanda ugikobora ku cyarukobora, nkwereke ku cyarukobora. hanyuma rero Bob, wenda abantu bakomeje kugira amatsiko no kuryoherwa n'udukoryo twawe. nta kandi kantu utu ni utwana twatwo, utu ni utwana twatwo, hari n'utundi. nose mwari mwabona indege nyarwanda iguruka mu kirere itanyweye benzine? aho ngaho niba bishoboka uri buze kudufasha uyitwereke, dore iyo ndege uburyo iguruka izuba riri kuva. noneho iyo ndege rero ntabwo iguruka izuba riva, iguruka saa 8 z'ijoro bitarenzeho umunota umwe. iyo birenzeho umunota umwe ntabwo iguruka, izamuka mu kirere no ku mpera z'isi. burya tujya tuhagera, burya niba utabizi. ndetse nawe iyo ndege urayigira? iyo ndege rwose iri hano mu Gicumbi iwacu. ariko niyo nahawe, n'ibi byose nibyo nahawe n'impano, ntabwo nagiye kubihaha, sinkubeshye kandi. hanyuma rero umuntu ashobora kwibaza ninde uguhaye iyo mpano? uwampaye iyo mpano rero sinzamuvuga, nzamuvumba. none se ubwo umuntu ashaka kureba iyo ndege, n'iki twakora kugira ngo iyo ndege nayo turi buze tuyibone? rero kugira ngo urebe iyo ndege waza ukampa ibicuma byinshi, ariko amazi aboze pana y'imishari. ubundi saa 7:59 z'urukerera katakaramu kasu, ubundi njya nkunda kuvuga izina kasu kuko iba ari kasu, ntabwo wabikora. iba ari kasu nk'uko njyewe mfata urukebano nkashyira ku mbabura ntirushe kandi rwumye. byababaje abantu bigakora, ubwo twaba tugiye muri gakondo. ariko noneho ku mpano nawe saa 7:59 zibura umwe turi kumwe z'urukerera, twakomeza no ku mpera z'isi nkahakwereka. hanyuma rero Bob, wenda tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye, tunagushimira cyane ko ubashe kutwereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye. hari n'ibindi muzagaruke rwose, hari n'ibindi muzagaruke, hari na byinshi nabahishe, ubu naberetse utwana twabyo. hanyuma rero nk'umuntu turi kumwe wenda ufite impano zitandukanye ushobora kuba wageza ku banyarwanda, hari uwakenera kubyiga, hari uwavuga ati ibintu bimeze bite, gira ubutumwa wagenera abanyarwanda. reka nkubwire, bino ntabwo wabyiga, nta n'ishuri wabona babyigishamo, nta na porofeseri wabona, niyo yaba yari masitasi ntabwo yabikwigisha, nta shuri rihari. hanyuma rero wenda mbere yuko dusoza, nk'icyifuzo cyawe ni ikihe ushobora kubwira abadukurikiye? icyifuzo cyanjye rero ku bantu badukurikiye, nababwira niba bafite umutima ukunda, dore nabereka mu biganza byanjye, genda umuhinzi ukabatembereza uko mbayeho, base ukazagira impuhwe za kibyeyi kuko natakayemo, bakazagira inkunga kandi Imana Nyagasani Yezu Kristo n'Imana Data na Roho Mutagatifu bakazabongerera, ukabereka uko mbayeho kose
bakabibona. Okay, reka rero tugushimire dusoze ikiganiro cyacu tubabwira ko twari turi kumwe na hariya ni Shakari Kombata. Izina ryanjye ry'amavuko Nishimiyimana Jean Marie Vianney, ariko nkitwa Shakari Kombati, nkaba umwami wa Safi ku isoko isuma ubwenge iterambere n'iyobokamana dukorana umurava dutera imbere, bakanyita Kimiruwaka. Na yandi yo mu kibuga nayo yatwibutse kugira abantu bamenye neza ngo uwo turi kumwe ni runaka. Muri Senkizito nitwaga Korwa nako Purito, muri Senkizito nitwaga Kabusire, muri Saint Sipure nitwaga Korwa, noneho hariya mu Biguguho banyitaga irisanzwe Jean Marie. Bobo turagushimiye ko hari ikindi nagira ngo nifurize abavandimwe banjye koko bose ndabakunda, ono difise disentere sipurimane bahumugisha, icyo nabashakiraga rero kugira ngo mubone, nabwira ono muvandimwe wacu waje kunsura pe nta kibazo, nishimye rwose, namwakiriye neza nubwo ntacyo namuhaye kubera ari mu nzara izuba ryateye tutari guhinga ibishimbo, nagira ngo abanyerekere urugo rwa Bobo rwose uko ruteye, niba rwose nawe afite roho mutagatifu. Ngaho twakomeje mbereke, ufata digita tere kwa Bobo mu marembo, tere kwa Bobo mu marembo, tere twinjiye mu marembo, huzuye kamere kwa Bobo wose yituriye muri nyakatsi niyifotore, abaterankunga mwese rwose Imana ibakangurire kugira ngo mufashe Bobo, nubwo abikora ariko arababaye, murebe akababaro kanje hose, zenguruka urugo na hariya, cyakora mama yabashije kugira ngo abaterankunga asigira inka, iyi sigira inka n'abaterankunga bamuhaye inka, nywa amata, tugende no mu gikari ubereke hose kwa Bobo, hatazajya ngo yibeshye ko atari kwa Bobo, hagarara hano dore ukuntu Bobo yibereyeho, niko yabaye, niho atuye, byose niko bimeze, cyakora abaturage bo nta ribi rwose, nuko Bobo yiberaho, ufite ububasha cyangwa ubushobozi wumva ko akunda Imana, kuko nitwashimiye Imana azafashe Bobo, dore rwose kwa Bobo ntaho mbakinze, no mu gikari naberetse, murebe uko Bobo abayeho rwose ku makomateri yanyu rwose, burya ngo ukoze neza yisanga imbere n'iwacu, nuko twabayeho, dore dufite ibipangu, dore ibipangu byacu mubirebe mwese, reka mbereke na mama umbyara, ngwino, dore mama umbyara ni umukecuru w'imyaka 68, dore nguyu mama ubyara Bobo, dore mama ubyara Bobo, nguyu ni jye muhererezi rwose, nuko twibereyeho. Wasaba iki abatwumva bose? Abatwumva bose abasaba n'icyo kurya, inzara yarateye, izuba ryaranyishe ntanabashije gukora, nkabasaba no kunsabira mu buzima ndimo bungoye, bakansabira ku Mana kuko Imana nayo irafasha kandi ni nayo izabakoresha bakagira icyo bamarira, nk'uko bambona nuko bumva mvuga, umwuka nsigaranye uko ungana. Murakoze rero bavandimwe, ubwo igisubizo ni icyanyu. hanyuma rero Bobo, nyuma y'ubusabe bwawe nimero de telefone ushobora kuba watanga, akavuga ati uwashaka Bobo yamubona muri ubu buryo. Rero kubera bino nikora mu ijosi ryanjye, bambujije gutunga telefone, hari telefone y'umuvandimwe wanjye ariwe mukuru wanjye, 078 66 08 87 0 nanone
final.